Haleluya, haleluya. Yongeye gushima Imana ku bw'aka kanya mbonye. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, muri kumwe na Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel. Tugiye gusangira umurongo wa 16 muri Yohana igice cya 3, avuga ngo ko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Hano turabona umugambi w'Imana, umugambi ukomeye Imana yagizeho gucungura abantu yiremeye, kubera urukundo yari ifite irema umuntu, kuko ngo yamuremye asa nawe. Imana yaremye umuntu asa n'Imana, yari ifite rero gusa n'Imana. Niyo mpamvu byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Umwana wayo w'ikinege rero nicyo giciro, nicyo kiguzi gikomeye Imana yabonye yashobora gutanga kugira ngo ikize umuntu, imukize ibyaha bye, kuko atashoboraga kwikiza ubwe, kugira ngo uzizera umwami Yesu, uzizera uriya mwana w'ikinege, uzamwizera wese atazarimbuka, atazapfa urupfu rwa gatatu, kuko hari urupfu rwa mbere rwo gupfa mu mwuka, urupfu rwa kabiri ni ugupfa k'umubiri, urupfu rwa gatatu ni kurimbuka, isi irangira, Imana ihana abanyabyaha. Noneho kugira ngo umwizera wese rero atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Hano rero turabona ko ari umugambi ukomeye w'Imana, kuko yakunze abari mu isi cyane, ukuntu yabakunze. Niko kuri rero gukomeye kwatumye Imana igira umugambi mwiza w'agakiza ku bantu be bose, abantu yiremeye bose bari ku isi, ndetse n'ibiremwa byose yaremye. Imana rero urumva ko yagize umugambi, uriya mugambi yari ufite na mbere hose, kugira ngo ishobore kuba yacungura umuntu, kuko Imana yamuremye ishaka ko yabana nawe. Hano rero turabona ko ari urukundo. Urukundo ni mu bikorwa, urukundo mu bikorwa ruratanga. Ntabwo wabwira umuntu ngo uramukunda ntacyo umuha. Urukundo rero iyo rugiye mu bikorwa ruratanga. Niyo mpamvu Imana yaduhaye urugero, ukuntu yatanze umwana wayo w'ikinege, umwana w'Imana Yesu Kristo, kugira ngo aze abe umukiza w'umuntu wese uzamwizera, amubere umwami, amubere umukiza namwizera. Yesu rero tubonera ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu ibyo dukora byose tubikora muri Yesu Kristo, kuko Imana nicyo ishaka yuko abamwizera bose muri Yesu Kristo tuboneramo byose, ari ubutunzi Imana, imigisha Imana yaturemeye, yatugeneye, byose tubibonera muri Kristo Yesu. Imana rero ishimwe, kuko muri Kristo Yesu byose niho tubibonera. Hirya ye nta buzima, hirya ye ni urupfu, hirya ye ya Yesu nta bugingo buhari. Kandi yaje gusenya imirimo yose ya Satani, kugira ngo muri we tubone ubugingo buhoraho, tubone ubugingo ngo bwinshi. Yesu ashimwe rero, kuko ni muri Yesu Kristo gusa tubonera agakiza, nawe karimo niho tubonera agakiza. Yesu Kristo rero ni umuhuza wacu n'Imana, n'Imana Data, ni umuhuza w'abantu n'Imana. Muri Yesu Kristo niwe wenyine muhuza Imana yashyizeho, niwe uduhuza n'Imana. Yaduhuje n'Imana igihe yadupfiraga ku musaraba igorogota, noneho akaduhuza n'Imana, akitambira ibyaha byacu ku musaraba, kugira ngo dukizwe nawe. Agakiza rero tukabona iyo tugeze ku musaraba,
tukavuga ngo Yesu ku musaraba hano niho dushyira ibituremera byose, niho duha ibyaha byacu byose. Yesu niho yabibambye, ibitugora byose niho Yesu yabibambye, noneho tukabonera buzima muri Yesu Kristo. Yesu Kristo rero abane namwe kandi abahe ubugingo buhoraho niba mwiyemeje kumwakira nk'umwami n'umukiza wanyu. Yesu abagirire neza. Amen. Amen.